Jesse turabakunda cyane, amahoro y'Imana abane namwe mwese mukurikiye Salomo TV. Turabasuhuje cyane muri mu mpande enye z'isi zigiye zitandukanye. Turabakunda cyane. Rero turi muri cya kiganiro cyitwa ngo iby'isi n'amabanga burundu, kandi koko iby'isi n'amabanga burundu. Turagushimira wowe wakoze subscribe, like, share ndetse na comment ahangaha kuri Salomo TV. Nje muri kumwe ndi Salomo na kinanira Imana ahane kuri Salomo TV. N'ibisanzwe turi muri ya gahunda yacu yo gukubita tubangura, turi muri cya kiganiro nkuko mumaze kukimenyera, tumaze kukivuga. Murabona rero ko kuri kamera za Salomo TV turi kumwe n'umuvandimwe twamutumiye hano kuri Salomo TV. Rero arivuga yivuga amazina ye, hanyuma ibindi turi bubiganire nkuko ikiganiro gikomeza kigenda. Gusa turagushimira wakoze subscribe, ukomeze usharinge ibi biganiro kugeza bigere kugira ngo bigere ku bantu benshi. Murakoze cyane. Karibu mu kiganiro. Okay, nitwa Bizimana Caleb. Murongera hejwe. Nitwa Bizimana Caleb. Yego. Nkabona mfite YouTube channel. Nkuko muri abantu beza cyane gukurikirana, ndetse muri abantu bese mukurikirana uburyo abantu ibibazo byabo bagiye bafite. Ikibazo nagize narakikuganirije, waje kumbwira ko twabiganiraho nta kibazo. Niyo mpamvu uyu munsi naje kugira ngo tubivugeho. Rero nahuye n'ikibazo, YouTube channel yanjye barayirya. Yego. Ndareba amavideo nkayibura, nakoze login wapi ndanga, ariko nzi neza ko abantu bose batureba badukurikirana ndetse bakamenya ese ubu bujuru bundi bugamije iki. Ubujura bwo gutwara channel buturuka hehe? Buturuka kuki abantu ko ndeba. Yego. Buri muntu wese ko arimo gutaka ngo bibwe YouTube. Si abastari barimo barataka ngo bibwe YouTube. Ariko ikibazo nibaza aba bantu biba channel biba bimeze bite? Hanyuma rero gose abarya channel yawe ngo yitwa Salomo TV. Ndumva twitiranwa nanjye mfite channel yitwa Salomo TV. Uyu muvandimwe rero afite channel yitwa Salomo TV, yajyaga akunda gucishaho ibiganiro bya Salomo kwa muri Bibiliya, sibyo? Hanyuma urumva ko byari bitandukanyeho n'ibyacu, kuko twebwe ducishaho indirimbo n'ibiganiro nanone bitandukanye, ariko ntabwo channel zaba zitandukanye. Channel ye yari imeze neza ikurikirwa, channel ye barayitwara. Ariko mu makuru yatubwiye ko ngo channel yatwawe n'umuntu. Nawe ufite channel ushobora kugira gutyo ukizera abantu rimwe na rimwe, ntabwo ari byiza. Uno muntu wamwaprodingiraga amutwara channel. Erega na Theo bose babireba, nawe yatubwiye ko bigeze kumutwara channel imyaka 3. Nawe barayitwara. Nawe bigeze kwitwara umuntu, nawe aranahembwa. Urumva rero n'ibintu biba bitandukanye, ariko niko isi imeze. Wowe rero ufite channel ucunga agacano kawe batazagatwara ejo ugasigara wibaza ibikubayeho, kuko urumva ko abasikamu ni benshi. Kandi hari n'abasikamu akenshi ni umuntu ubuzi access yawe, ni umuntu ubuzi akamenya password yawe ya channel. Icyo gihe channel nyine kwitwara urumva biramworoheye. Komeza rero tubwire ukuntu channel ngo bayitwaye. Ukuvuga ngo ngiye nagize gutya, nari nibereye mu kazi ko bisanzwe. Ndangije umuntu amamagara kuri telefone arambwira ati yego rwose muvandimwe Salomo, ibiganiro uduha ni byiza cyane, kuko ubu twigisha Salomo. Yego. Ukatwigisha n'amateka ye, ukatubwira nyine uburyo Salomo ubuzima yaciyemo. Hanyuma aramamagara arambwira ati rero nagize ikibazo, ko ndimo kujya kuri channel yawe sinkubone, bimeze bite? Bimeze bite? Noneho ngiyeho nanjye ndebye video zanjye zose ndazibura, ndakurikirana. Urahebo? Ndazibura, ndakurikirana. Yego. Mari icyumweru cyose nshakisha, mvuga nti wenda ushobora gusanga ari ukutanabisobanukirwa cyane, kuko ntabwo nabyinjiyemo cyane, niyambaza abantu babishoboye, ariko barambwira ngo YouTube barayiriye, channel yanjye barayiriye, barayitwaye. Ahubwo nkibaza se ko twese ko atari njye nyine urimo gutaka. Yego.
ko n'abantu benshi bagiye bakomeye numva bataka ese nta nzego zibishinzwe umuntu yakwiyambaza cyangwa se zikurikirana ibyo bintu uko bigiye bimeze ngo tuzamenye ngo ese umuntu agize ikibazo yabariza cano bazitwara gutya ese zitwarwa gute ese ubundi uzitwara yego zirakoreshwa ngo tumenye uko byagakwiye kuba bimeze ariko urabona uko byasa kose uko byasa kose umuntu utwara iriya cano urumva ngira ngo abantu benshi bagize ibyo bibazo cyangwa abantu benshi batwaye amacano yabo bagira ngo habamo n'uburangare bwo kuba umuntu yagirira icyizere umuntu nabyo bibaho si nta muntu waba waragiriye icyizere ku buryo ashobora kuba ariwe waba ukeka ko yagutwaye cano njyewe nta nubwo ari n'uburangare ahubwo ubushobozi nari mfite njyewe ubushobozi nari mfite bwari ubwo kwegera umuntu w'inshuti yanjye kuko njye nta fone nari mfite hanyuma uwo muntu w'inshuti yanjye nkamwegera nkamubwira ni nkiza agafone nkashyiramo video zanjye narangiza nkaporodinga nkoresheje fone ye hanyuma mu kubikoresha nyine kuko yari umuntu w'inshuti yanjye naramwizeye mbese bigaragara ko ari umuntu wanjye hanyuma nyuma rero nza kuyibura kuko nta handi hantu yaba yaragiye cyangwa se nta bundi buryo yaba yarabuze uretse muri ubwo buryo pe nta n'ubundi buryo natekereza uretse muri ubwo buryo pe reka tukubwire ngo ihangane kubw'umuntu waba waraguhemukiye cyangwa se abantu ariko ubu ngubu ni nk'icyo wabwira abantu bagutwaye cano ushobora kubukeka ni nk'icyo wababwira nyine aka kanya uri kuri Salomo TV naho ndabizi dufite abafana badukurikira kandi turakomeza dusharinga bino bintu bigere ku bantu benshi urabona umuvandimwe ari haratabaza atubwira ubuzima ntabwo bworoshye kuba bamutwara agacano yaratezeho ko bikazamuhindurira ubuzima nawe urabizi kugira ngo cano yubake irebwe igire abasubscribe biba byagoranye noneho iyo umuntu akagutwaye biba bigoye pe cyane ariko reka twizere ko Imana izabigufashamo kandi tuzagerageza uko dushoboye ubuvugizi bushoboka tuzagenda natwe tutabaza abavandimwe n'inshuti turebe ko Imana yagufasha bikakunda nimba wibuka password ya channel yawe ukibuka n'email hari igihe byazakunda ndabyibuka pe rero no kwihangana ariko hari ibiganiro bajya gukunda gucishaho wenda turaza kukubazaho gatoya ku minota nk'ibiri ariko aka kanya nk'umuntu nibyo nari mubajije wakutwaye channel ni nk'iki wamubwira ikintu namubwira cyo yarampemukiye ariko nanone mbese ibyo yakoze nawe ngira ngo uko byagenda kose yego yarazi ko anshenye ariko nzi neza ko icyubatswe n'Imana nta muntu ujya ubasha kugisenya nta muntu wagikura ikintu nzi cyo abantu bamforowinze abantu basharingiye video abantu mbese rwose narabakunze cyane kandi ni inshuti zanjye mbese inshuti izo bita inshuti misi ntabwo abo bantu bongera ubasharinge n'izi video aba bantu kubera urukundo bangiriye n'uburyo bankunze n'ubundi bakunze n'ibyo n'ibiganiro nagiye ntanga nzi neza ko n'iyi video abari buhite babona iyi video bari bwihutire kuyisharinga nzi neza ko rwose iri bugire ariko uragira ngo uyu muntu yarazi ko gushenye ariko ku mutima wawe urumva ugikomeye cyane kandi ntabwo yagushenye burundu kandi nta n'umuntu usenyukaga burundu burya umugambi w'Imana ni uwa mbere dore ko wanavugaga ibintu by'Imana cyangwa se wabwirizaga ibintu byiza abantu bakanabikunda rero gusa nagira nkubwire ngo wowe dukurikiye umenye ko abese atari beza wirinde nk'ubu ngubu urumva ubuhamya bw'uyu muntu tuzagenda tumugarura turabona iminota iri kudufata ntabwo tuba dushaka ko bibarambira ariko tuzamugarura nanone aracyatuganirizaho nk'iminota nk'ingahe ariko ndagira nkubwire ngo muvandi ihangane nibaho kandi Imana izagufasha ndabizi gusa iki kiganiro turafatanya dugisharinge kure kugira ngo abantu babibone n'uwo wakoze ibyo nawe yigaye erega agomba kwigaya kubera ko mbizi neza ko ibyo navugaga ni ibintu biri mu mutwe kandi biri no muri Bibiliya ntabwo agiye kunsimbura ngo abikore nanabikora ntazabikora nk'uburyo nanjye nagombaga kubikora cyangwa se mbikora muri ya magambo bavuga ntawe urubifite ni ukuvuga ngo rero rwose
ndagira ngo mutangarize ko yihoye ubusa. Yihoye ubusa. Yego. Imana niyo yampaye imbaraga zo gukora ibyo ngibyo, kandi nzi neza ko izanshyigikira ikagira ubundi bushobozi, ikampa ubushobozi bwo kugera ku bindi. Ariko watunyuriramo gato zo guca mu ijambo, watunyuriramo gato ku bintu wavugaga haho uko wabwirizaga abantu bongere babone ko ni wowe nyine kuri ya channel yawe bari bazi, bongere bahita babona kari wowe. Okay. Nk'ikiganiro wakundaga kubabwirizaho ni nk'ikihe wanyuramo gato? Natangiriye ku mateka ya Salomo. Nasomye Salomo. Nanjye nitwa Salomo mu mazina yanjye sanzwe. Nasomye imigani. Nahereye ku gice cya mbere, ubundi nashaka ngomba kubwiriza kurangiza imigani yose, nkayibwiriza yose ikarangira, nkasobanurira abantu Salomo wari we, nkasobanurira abantu umwami Salomo, noneho n'umwami Dawidi, kuko uyu Dawidi afitanye amateka n'umuhungu we Salomo. Rero uburyo nabisobanuraga, nerekaga abantu ukuri kwa nyako n'inzira bagiye bacamo. Ubuzima waba urimo gucamo ushobora gusanga ariho buzagusunikira ubuzima bwiza, kuko uyu Dawidi yahuye n'ingorane zikomeye cyane. Dawidi yahuye n'ibibazo, umuryango uramuca ndetse ajya kujugunywa mu ishyamba. Iri shyamba yajugunywemo yarajugunywemo mu rwego rwo kugira ngo apfe, kuko iso arakwanze agutaye mu ishyamba ngo ugiye kuragira intama, kandi izi ntama ni ibiryo by'amatungo. Nawe ubwawe ugiye kuba ibiryo by'amatungo, urumva uko byagenda kose ntago ari we mwana mukuru wari uhari, niwe mwana muto wari uhari. Bivuze ngo yaratawe ngo nawe abe yagira, mbese aba yagwa aho ngaho. Ariko kuko Imana ifite umugambi muremure ku buzima bwa buri muntu, Imana yaramurinze imukura aho ngaho mu ishyamba, imuzana bigeza aho aba umwami. Uyu Salomo nawe nari ndimo basobanurira ni umuhungu wa Dawidi. Salomo nawe yagize gutya, ahura n'ibibazo. Imiryango yose abana ba Dawidi bose bagiye kugabana baburaho, Salomo aburaho umugabane n'umwe. Arangije Dawidi aravuga ngo Salomo mwana wanjye, ibintu basigaje ni bimwe, ni kimwe cyonyine basigaje. Kuko yaramubwiye ngo jya umenya Imana ya so. Aho ngaho niko kantu konyine yahise amubwira ati wowe uzamenya Imana ya so, kuko iyo nakoreraga ari iyo uzakorera. Haleluya. Amen. Ndafashijwe noneho. Ni ukuvuga ngo uwo munsi Salomo nibwo yamenye ko Imana ya se ari agomba kwikomezaho, aho yamukuye nawe izahamugeza. Kuko uwo munsi byaranze, yego abandi batwaye imigabane, ariko nta wigeze utwara umugabane wo kuba umwami. Haleluya. Amen. Bivuze ngo aho ngaho ndabyumva bishatse kuvuga ngo icyo Imana yakuvuzeho niyo wabakirwanya. Ndagira ngo tubwire abantu badukurikiye kuri Salomo TV, wicike intege cyangwa ngo unanirwe, ariko Imana icyo yakuvuzeho niyo ni uko byagenda kose. Imana izahirika inkike z'Iyeriko, izira inkike 7 zitugora, Imana izaziritura. Ariko nanjye ndafasha. Aho nga ubundi ikintu bisobanuye, ushobora kumara imyaka 5, 10, 30 cyangwa se n'imyaka myinshi cyane ufite ikibazo kikugonze, ariko ibyo ngibyo ntago bivuze ko Imana yakwibagiwe. Ibyo Imana yagutekerejeho n'ibyo yakugambiriyeho bizasohora nubwo wamara imyaka miremire mu kibazo. Nubwo wamara imyaka myinshi ukennye, nta muntu ubwira, nta muntu utakira ngo yumve. Ndagira ngo mutangarize iri tangazo ko Imana yo itajya irenze umuntu ingoye, ahubwo igimukura ahantu hakomeye. Uyu Salomo yabaye umwami, abumwami mbese imiryango ihari, kandi uyu Salomo yabyawe mu buryo mu Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda cya kera bavugaga ko ari uburyo butemewe. Salomo yari ikinyenda, niko babyitaga. Yego. Ni ubundi tuvuga ibintu abantu baravuga ngo ni kuri Manumbe. Ubu noneho baba ntabwo bikiri Manumbe, ni umwana w'urukundo. Yego. Byabaye umwana w'urukundo, ngo ni umwana ariko hari indirimbo mfite. Yego. N'ubu duherutse kuyikorera video turi muri studio, iravuga ngo nawe bavutse nk'abandi. Rero aha ngaha
uko plan yose yabaye kugira ngo umuntu agere ku isi ni dira mupango y'Imana cyane rwose. ukurumva gusa ntabwo bikuyeho ko umugambi w'Imana mwiza uzakugeraho uko wavutse kose. Target nuko wavutse ku mezi 9 yaba arenga cyangwa hejuru, plan nuko wageze ku isi. Icyo cyonyine niyo password yo kugira ngo ibindi byose Imana yagupangiye, kuko Imana yipanga ntireba ngo wavutse ngo mu Kenyendaro, ntireba ngo wavutse ngo njyewe. Iyo ndirimbo narayanditse harimo ahantu bavuga ngo nawe wavutse nk'abandi ntuzongere kurira, amarira uyu munsi Imana irayabonye, nikugarukaho ntuzongere kurira, nawe wavutse n'abandi ayiwe ntuzongere kwiheba, ntuzongere kwiheba nawe rega no kwiheba. Kandi numvishije ubwiriza neza abantu bandika muri commentaire uzagaruke, kandi tunababwira ko tuzajya tumutumira kenshi kugira ngo atubwirize ku ijambo ry'Imana. Nurumva ko ari umukozi w'Imana nubwo bamuhemukiye, ariko ntabwo bivuze ko ubundi iyo uri umukristo udahuye n'ibigeragezo ntabwo umenya kuri kumwe n'Imana. Nuko abantu batubwiye, ariko ibigeragezo ntabwo tubikunze, ntabwo tubishaka. Imana reba handi binyuza, Imana iduhunze ibigeragezo nubwo bitugeraho, ariko wenda ishyiremo akantu k'inyorosho nayo iriho ukuntu. Ubundi bavuga ko ibigeragezo ari amavuta y'umukristo. Yego, ibigeragezo ubundi ni amavuta y'umukristo, ni akantu k'akarungo gahora kamwambutsa kamugeza ahantu kure, kandi aho hantu aba agomba kugera byanga bikunda hamubera ibyishimo. Uyu Salomo cyangwa uyu Dawidi yadahura na Sawuli ngo amutere icumu, aryizibukira rimukubite hanyuma iryo cumu rihushe kugira ngo Dawidi aba yarabaye umwana, ntabwo byari gukunda. ubuze uyu Dawidi iyo atamanuka ngo ajye kureba bene wabo bakuru be ngo ajye kubareba aho bitsimbye mu ntambara, uyu nguyu ugira ngo yari kuzabona. Ariko ndanjye ndumva mfashijwe. Reka tubwire umuntu wakwibye cano, wa muntu we niba uzi ko wabikoze umenye ko agahuru abandi baravanga agahuru k'iki kahiye, agahuru k'imbwa kahiye hakubayo, kuko ibintu by'uyu muntu bihaza gukunda. kuko ntabwo ngiye nekereza ko wakora ibintu gutyo gusa ngo ugende. Warabikoze mu buhakazi bwawe wakoresheje n'ubudemaguzi, ariko Imana ifite ukundi kuntu ibigenza nabwo bikongera bikemera cyane rwose. Rero ubuse ko waruhiye ubusa bikaba bigiye kongera bigakunda, abasurage okay. Reka tugushimire cyane ko witabiriye ubutumire bwacu kuri Salomo TV. Yego. Kandi ongera wibwira abakurikiye Salomo TV utaha nabwo uzagaruka. Okay. Kugaruka ko ngomba kuzagaruka kubera ko ibi ngibi hari uwavuze ngo ibyo mubonye ni bikeya biracyaza, kandi ikintu mbora mbwira abantu nta muntu uhitamo ahavukira, n'umubyeyi umubyara, ibyo ngibyo bihitwamwo n'Imana. Ubu uyu munsi wa none kuba cano yanjye barayiriye, hari urwego mba ngezeho, ariko abantu ndabizi neza ko bankunze, bakunze ibyo nabahaye. Nzi neza ko ahangaha rwose bari bukurikirane iyi video, nzi neza ko bari butekereze ko nagarutse. Nagarutse ubu ngubu ndagarutse bundi bushya. Amen. Kandi kuba ngarutse bundi bushya hari imitima uzanye n'amavuta mashya. Amavuta ya Amen. Amavuta ya n'ukuri kuzuye amavuta arahari. Yego. Rero kuba ngarutse bundi bushya rwose ngiye kuba n'umutima urumva umeze neza cyane rwose, kuko twaganiriye umutima wanjye urabohoka. Nari nararangije kwiheba ibintu by'ama YouTube, narabisezereye mvuge nti nibagende barye n'ubundi ndabaruhira, mbese nararakaye. Ariko nzi neza ko ubu ngubu tugiye gukora, kandi ibyo tugiye gukora bigiye kudufasha, kandi bizafasha n'abantu mu buryo busanzwe nta kibazo. Rero amazina nitwa Bizimana Caleb. Ariko YouTube yo nitwaga Salomo TV. Ndumva twariteranywaga, nanjye ganashyiragamo nkabona nawe uraje nako kanya. Rero reka tugushimire wowe wakurikiye iki kiganiro kugera kirangiye. Turagushimira umuntu w'ingenzi, kandi tuguhereza na Paul we bitameze neza uyu munsi, bimeze neza ejo bikamera nabi. Imana ikomeze kubaha umugisha. Tuze tugenda dutumira abantu bagiye batandukanye, nawe wabuze aho uvugira, nimero tuba twishize kuri screen yacu aho ngaho hasi, jya uduhamagara tukuganirize uze hano. Ntabwo abantu bagomba kubura aho bavugira.
murakoze cyane rero Imana ibahe umugisha. Ngende Salomo nakinana Imana, twari kumwe na Karebo hano ni kuri Salomo TV. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Yego.